Yes, mumeze mute se? Mumeze fresh nkuko mubibona ndi kumwe n'umusore wanyu Eric X Dira bimeze bite? Ya mahoro musirikari Umeze fresh cyane kabisa. Murabibona rero ko mubibona iteka. Okay, nkuko mubibona harya gusubiza kuri hano uzenya imbere babigira gute ko mwicanze Babaze muri comment. muri comment mutubwire ukuntu umuntu ashaka gushyira telefone ngo arebe biri imbere ukuntu bigenda. Nibisaba kwanza gukupa se Abari aga fresh kabyerekana. bananiye kugira ngo bereke ko turi muri Nyabugogo tukaba tujya ahantu bita kwa Kiruhura kurya ifi. Nitugera kwa Kiruhura tumaze kurya ifi bari kwizana turabereka iyo fi turi kurya uko imeze tunabereke tumaze kuyirya. Kirapia ni barene. Hano ibindi turabibereka mu kanya. Mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel mubonaho Inzozi TV show. Okay. Iyo ngiyo ni X Dira Big Dira. Rero mu kanya turabereka n'ibindi. Mukomeze mukore subscribe mukabe kure yizi channel. Okay, nkuko mubibona hano turi mu mujyi wa Kigali aho bita ku Kinamba. Benshi ntago muhasi cyane aba diaspora baheruka kera cyane mutaragenda nkuko mubibona rwose muri mu kiru impyisi la fresher taraza akwa mugana no so bita kumima impyisi Dira hano ruguru gatoya hano no bita kumima impyisi. Benshi mushaka mwaheruka kera murabona isuku ihari tugeze ahita kwa kibonke cyaka bari ko hejuru hari reba kuntu Kigali mani yahindutse mu gihe gitoya. Ubu ninde utashimira umusaza umusaza PK imihanda yarayihinduye umusaza ubundi ya meeting PK reba umujyi wa Kigali uramburiye kurusha Washington. Icyo nababwira mwebwe wa diaspora mujye mucishamo byibuza mu mwaka mujye mugati babone Kigali babone muze dutware n'umusaza buri sama tubabone batorera senariyo batorerayo ariko baze bigarasha n'abandi bo ntari nacyo twababwira kabisa umujyi wa Kigali uramburiye. Ikindi nababwira ubu tugiye ahantu bita kwa Kiruhura kurya ifi. Niho ahantu bagira ifi iryoshye nini mu mujyi wa Kigali. Nitumara kugerayo turabereka kuntu iyo fi ingana kugira ngo ndabira bitunguru bashyiramo imbere. Ngenda bikunda noneho nkakunda ibirayi byabo. Next Dira sindi bamwamubonye ugenda muganira shaka bisa umujyi wacu urakeye. Ahangaha ntago hari ukuntu bavuga ngo mu mujyi umuhanda w'umujyi uyu nguyu ni mu nkengero ariko rya kuntu hakeye. Hari ibihugu duturanye ujyamo ukajya ubona mu mujyi rwagati hari utwana bareba nta muhanda umeze gutyo kandi nta mugani wari Bujumbura nta muhanda muzima nk'uyu. Noneho ngo n'igitoro cyabaye ikibazo Bujumbura bashaka kumwirukanisha igitoro umusore wanyu nabonye batangiye no kwatera amagerenade batipe ese uriya musaza n'undi nawe ushaka kuvuga ngo aricuza ko ayobora urugo yakeguye se yakeguye niba byamunaniye akavuga ati igihugu kirananiye rero simvugira hejuru ngo jewe umushinga ngoryo perezida Nyabaki ngo perezida Nyabaki umushinga nabi. Dore kwa Kiruhura rero turahageze. Ni hano muri kubona iyo nzu iri akabari. Tababwira amateka ya Kiruhura ukuntu byagenze hagati y'ibiti bibiri ngo puturo arya cyangwa viyagara kimwe muri ibyo sinzi ibyo ntago mbizi neza aho ubona parking ariko hari umutara ari se wajyamo hariya najya bariho wigiye ubona imbere wagira ngo hari yindi kuko hano hepfo kuzazamuka kubira icyuya nabonye ari habi. Dore kwa Kiruhura rero ntabwo turageze akameze nk'akayanga dress ntacyo turahita turufunga ibindi nimube kure. Nkuko twabwiye ko tugiye kujya kwa Kiruhura kurya agafi twahageze. Serivete zirahari yewe n'umunyu nizo mwebwe mutanga umunyu mwiza mu kabari cyangwa n'ibya bindi mwa mwasemo mwitwa rya neza. Rero iyo ugiye kurya agafi kwanza urabanza ukaraba ku ndimu gatoya. Impamvu nuko ufite telefone nduziko amaboko abiri noneho ubundi ukamena hejuru agafi
umuhungu wanjye Exdira, dusangira ifi na fifi. umuhungu wanjye Ifiriti. Exdira agiye kungurira icyitwa ifi, noneho njye nkunda John yagiye kungurira agafi. nkunda urusenda. Iyi fi kwa Kiruhura igura 15. Ura ngo yazize icyara. Iyi fi kwa Kiruhura igura 15, bizaze rwose namwe muyirye nubwo mbabamarije ku buntu, ariko ibiryoshye. Noneho Ngo barenda no kuyuriza ariko. tubanze ndebe ndabibona. Bafashe agafi kacu twakatatse, kararyoshye n'ikirangiye ndagikunda. Yashyizeho urusenda. ubundi agasenda kujya ugahekeje. John akunda ibi bitunguru njye simbikunda. Ubwo bwa mbere ngaragaye ndi kurya imbere y'abantu. Nanjye najyaga mbimenyera ububi. Ntabwo dukunda umuntu yashyiraho. Guys, Kalisa arashutse. Nanjye ndembera ndashutika. Bino bigabo biri kurya bikamera, bihanganira ishusho ko turi kubyikorera. Niyo mpamvu ubona bikomeza ribyina, wayagutse ndabona ari sawa. Mwana ubuze kunsinuka ko ejo Ama G The Black yampamagaye wana sinamwitaba. Yataga kanseri. Gafite Yesu kandi umusaza. Gatubise. Brigade. Ikurikiye tuzayisangira na Kinyusi Melody hano. Ariko yangwe sino akaje. Ari mu nzira. Queen Kalisa Yohana mwamubonye. Noneho ku gifi urenzaho mitsingi. Kaburamamaje nabwo kandi. Umunsi ni ukubatwikira ku buntu n'ubundi bano mugabo. Ya boro yanyu na Kasuku yitwa ngo iki? Make make. Bro reka mbabwize. Exdira biro yayituritse. Biramubona. Ntabwo yiba ariko diro yayituritse. Kukwica yaguhitana. N'abagabo bararya. Ariko ugiye kurya ifi yazo abantu 4 ari babiri. Ariko hari story twateye abantu twayirangiza. Kiruhura byagenze gute? Amastori n'uzizi ngewe ntabwo bizi. Niwe wahanzanye hano hantu. Byagenze gute ko ndambyumva wowe? Ntabwo ujya wumva bavuga ko ngo hari ibintu byamubayeho. Numva ko yapfuye nyine. Nta kintu ujya wumva bavuga. Yishwe n'iki mbwira. Imiti y'akanyabugabo urayizi. Njya nyumva. Nandi wambwiye ngo byagara. Ngira n'indi yitwa puturu. Puturu bazi batagira Jay Polly. Ntabwo byabyibutswe ukuntu zavuze ngo Jay Polly ngo bamusanganyira umugeni na puturu. Story kugenda aseka. Mina baratwika. Umuvandimwe ubu ntiyari no kweditinga akabivanamo. Kandi yari iniga yiwe. Ati bamusanganye puturu. Bivuze ko bari abana bose bavutse ku bwa puturu. Bitavanye. None se mbwira. Twamusatse tumusangana amawisi. Tutunze neza tubonamo n'imiti y'akanyabugabo. Mbwira ukuntu The Ben yabavuga ngo ni umukire. Akabanza kuvanamo ikirego cya telefone ya miliyoni 1. Kayigabe. N'ubu ukaba ukiri kwirukanka muri ibyo bibazo.
Nyine n'amakontara ejo bundi ariko ya miliyari. uko bavuze bamuhaye miliyari reka Ubwo ni miliyari mba yaragafashe ubwo ni miliyari ebyiri we n'umugore we. yaje agakuramo kiriya kirego ko miliyari umenya abantu bose baba Ese ifi bayisonze urahindura gute? manzi nkora ino nyama Wibaza gute umaze gutunga nka miliyari ari bwa mbere witunze? Umunsi uzumva bigira ababeshyi amahirwe wenda bwawe nkawe nugira nk'amahirwe Imana ikagutuza gutunga miliyari. Ntabwo wazirota. Izo wazirekeye ba Bamporiki na ba Kidi kabisa na Melody. yayo n'igitangaza Comedy yawe kiraka cyo kwamamaza dodo za miliyari asinya miliyari. abonye disi yamwatatse Kanda kuri kanzu aho umuriro ugiye kudushirana. yamwatatse ngo alubumu ngo miliyoni 92 harya. ngo harimo ngo amafaranga atarabona igihe kariho usanga ukora content zo kwereka abantu ibyo kurya abantu bajya bakubwira ko baba barabujije So sweet. fata ku mavuta ushaka kurya ino fi Ifi wonyine se wayimara? Ntiwayimara. uzi ko ikiremwa cya mbere kinini ku isi ari ifi Ndambibona za barene. Noneho njyewe iyi fi nayirya nkiyongeza n'indi. unywa widi Ndayinywa usangira na kidi bahita widi hudi. Jayce bigeze kumufata baramubaza ngo iki wanywera urumogi iki primus guruza muri icupa Umurara wacu ariko ubundi yagiye amabuye yaramuheranye neza. yarakoze imbere Jayce yakoze bikaje undi Ami yarambwiye wana ngo ngashaka kuntumira mu kwari ka Jayce. yadanje kabisa brand ambassador wanyu wa mugore bashaka kwipasa papa savarye cyane Noneho Emi ko nari imbwa yasabye ukandika inkuru ngo Jayce yaburiye. Yagiye ngo yabamaze akabari. Ni fami yanjye sha. imeri inyama afite ku mutwe ariko Nende sitagiye inyama ku mutwe. kwisubiza ntarangiza statement ngo zitarize Gute? Gute? ya ni nta kibizo Wapi? Inyama ku mutwe. Musene we mwifite. zitari zanjye Afite inyama zitari zo. uvuga ugahita ugenda gato Ubizi imbwa ziri buvuge ngo John yaryaga nabi shaho. ntusugira ngo urye neza Ndaho niga guys gusangira na Kejoni bisaba kurya cyane ndaho muniga urya ifi. ahita gucika Ndaho muniga urya ifi n'amafi akayarya. ushobora mu bahariya kuri bariyeri Ariyo niyo bita pomsot. Pomme de terre. pomme de terre n'ibirayi by'ubusanzwe pome y'isi None sote ibisote ijya he? abaye itwitse igaguruka Ifi iraryoha mw'abantu. Ikibazo cyanyu se sha mufite amafaranga yo kuyigura.
ubona atuye mukobwa nta mafaranga nka mutumva kibazo naho hari n'abantu baba bafite ahubwo ntibibuke kwiga ntibamenye kwitaho kwitaba ugasanga muri ukora amafaranga weekend menshi ufata amafaranga yawe make uragafu ukarya n'ubundi baba bashaka kurya abana aho kurya ifu ufite imomo ngo ati utanze nta miliyari miliyoni uri kwigurira agafi shayi utaha tugomba kuba turi kumwe n'umusitari turi gusangira twakoze nk'amafi cyangwa se agahene nk'abana bagiye ku ruyenzi iminota siko isiyongera n'igihe twahereye birashize ariko nguye ku nyama nkunda cyane ugeze ku mutwe ubundi nkunda isabune yo kujya muri kamera ujya unayiteresharije turi kwa Kirura Kacyiru nzahagere mwati kuya kenshi izaba yabaye na veni ni ifi mkubwa sana Bapesto wangu mtumbe Kiswahili ngema bapesto wangu ni burize ibonye batatu barasuye minisitiri n'abahungu bane mu byo guswerana bafite indirimbo yamamaza umusaza mesa na bitikira ndetse na bitikira ku bantu batabazi umufana wabo wa mbere yitwa Bruce Melody akunda melody amagambo yose arimo melody ndi kuvuga ibyanyabyo ariko kunda kinyusi niwe mufana wabo babanese cyane meze nk'umuntu Dani Vumbi ntabwo ashobora kuvuga amagambo atatu adashyiramo ngo ngo Bruce Melody niwe mukire wacu Dani Vumbi uri kure ugeze kudukorera aduheza dodo akazitugurisha 100,000 kubera uwo mugabo ni nko papa urubyiruko Madezi twagiye muri anniversaire cyagiye niba nasinze ndi mu ntara igitsinda sha nari ntacyo ariko nk'ubu rero kugira ngo umuntu agiye gupima n'ubu bakajya ngo babiyaturaho ibiboro by'urumogi ngo urarunywa cyangwa se umuntu tugomba kumupima ararinywa najya abyivugira hari abantu ariko nta rekomanda ko bazapima urubyiruko ntimukanywe urumogi si rwiza iyo mwese n'urumogi niyo abonye abanywa itaba arindwi niyo umuntu anywa urumogi mujye murya icyo kibazo cyanyu murakene yumva abakene ndimo ndarebwa n'umukire wanjye witwa Muyumba dusuhuze abakire bacu se cyane dusuhuze Mutoni Rani boss PCL dusuhuze Mutoni Rani ikora ningo ni igikoko ku bintu byitwa amafaranga ahubwo se nde mukire muri kino ryawe uretse nda ari akuru ninde mukobwa wundi wamuyinga yinga tuvanyemo abakobwa b'abayobozi ko bikorera bizige ntabwo njya mbimenya ariko njya numva bamuvuga kabisa Mutoni Rani ni umukire wa byane n'ubu kano gafi turi kurya nk'ejo dushobora kuvuga ati dukeneye kurya kandi tuzakarya wiyigaragaza ndavuga agafi ntayabise ahubwo mu mfite kibazo no limit zo niyakoresha cyangwa ni mobile
Mperuka yaravuye mu Rwanda sinzi niba akiri mu Rwanda. Mperuka asigaye aba muri Amerika. Eh, Ubwo rero bivuze ngo nibo Limit. Yani Mutoni. namwaze satani atugurira kandi gatwe nk'ejo. Tubwiye ibyo. Hari abantu njya mbona muri comment bakubaza imyaka ufite. Fata iyawe, Ngo bakuzi ngo bakiri abana. fata iyawe ukureho umwe niyo ngiyo mfite. Ise nahozeho. Bruce Melody nigeze kubona interview arimo avuga ukuntu ngo yabisabye ko umukamera nyara ku muhanda uraka. Numva ko nta jambo yavuze atasemo melody. Reka niwe mukire wacu. None ari melody na coach se ninde mukire? Melody niwe Nta ya coach uzi. sinzi. Yaragutumye phone. Niyo scam yanjye yabayeho mu Rwanda reka nkubwize ukuri. Ngo bari bagiye guha miliyoni 5 kuri telefone. Igura miliyoni imwe. Ngo harimo amabanga y'igihugu. Yabaye umuvugizi wa leta kabisa. Yabaze ko iyo phone Ereka umwe yawe niyo turi gukoresha dukamera. Kanga niyo nakuze. ubundi barebe Ntabwo neza. barabikubwiye. Ahubwo yambwe se bahise babishyiraho. Babwiye umusore bakazana iyo phone. Guys, ngeze ku munwa w'ifi. Ndabereka ningera ku murizo wayo. Umurizo nawe ujugunye. Kalisa yawuriye ugikubita. Abona ukuntu urya amaso. Amaso niyo nkunda. Ko narwaye amarundi ubu ngubu. Ngira ngo ndebe ko hazamo n'ayo mu kiyaga. Hano aboro arashyushye. Izuba ryamanutse hasi. Ngicyo cyari yanyishe mu ngofero. Ariko ngo hari ikintu buriya na DJ Pius. Yasha. Uburebure se. Ko musumbaho gatoya. Pius musumbaho gatoya. N'ibisho mbiye mwese byawe. Andi babarira. Murarya n'ikuma ry'ifi mu kanya. Iyo kari umurizo. Nawe ujugure. Iyi ni ingabo. Uguriye duki yayo. Ubu bitera soni. Nabonye comment bakuti batwaye akamwana bagasiga witwa Jack. Okay, ese buriya barashaka bamutwara. Nabonye comment abantu bose bavuga ati bamutware. Sinzi icyo yabakoze. Umuzi wa mutaka. So guys, mwakoze. Afite imaze. Byari biryoshye. Ndetse kwimarira umuriro. Agira ashika.